Imana ni kubohora. Muri ibyo yaravuze uzaza uca uwo mugozi uzabumbasha umutima, nezezwa no kubohoka nkabona uko ngukorera. Aravuga ngo urandinde mwami Yesu, ntunganyiriza imigambi mu gihe hagize icyaha igashaka kunesha inzira ya ndakwaturaho kubohoka mu izina ryayo. Bibiliya yavuze asanga atari yabo. Inzira ya mbere yo kubohoka ntabwo wikumva Yesu nk'umuntu wakoze ibintu hashya. Biragoye gukorera Imana itaragukoramo. Saba Imana igukoremo akazi, umutima wawe ubuho. Azi kuririmbira abandi indirimbo zikabakoramo, wowe ubaririmbiye zitaragukoramo akazi. Ikintu bita abantu bakeneye kubohoka. Mudamu arabohoka, yinjira mu bihe byiza, arakizwa, ariko urumva byarangiye bikoze. Hari abantu barara nabi kandi hari abantu barota nabi kandi basa. Hari abantu ukeneye kuboho. Hari abantu bakora ikintu nikibabere cyiza kandi hari urwego ukeneye. Yesu aha misi y'abigishwa yarababwiye ati nimugende kugira ngo Yesu niba imbaraga yabashyizemo zirimo ngo baza kugera hano basanga hari umuntu ufite. Imana irambwira ngo dore ahantu aboheye iwabo. Bari baramushyize mu isina y'urutoki igenda ibyariraho. Ubuzima yari arimo bwari ubuzima butabona umushyitsi cyangwa umusangwa. Yaba ari udukurikiye online, ndagira ngo ntange itangazo ryo kubohoka. Yesu mu bintu 7 byamuzanye hari harimo n'itangazo yavuze ngo kubwira imbohe ko ziboho uwo mwanya zikabohoka. Imana yashaka kugira ngo itange umudendezo, acira kubohoka mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Acira kubohoka. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Uyigirira iyindi nabi ariko ukayambika nk'akagozi gatukura, ukayireka ikaguruka ikajya igenda igafite. Wayibona muri nyinshi ukabona ko ari yanyoni mwegeze guhura ukayifata. Hari abantu Satani atabuza kuza mu rusengero, ahubwo yabambitse akagozi katamubuza kuririmba, katamubuza gukora imirimo yose y'Imana yayindi ikorerwa hano, ariko isaha mushakiye akamukurura akamusubiza hahandi. Uwo muntu akeneye guhura na Yesu, agaca umugozi wose umufite utuma atava ku rwego ngo agere ku rundi. Hari abantu bizereye Imana mu nyuguti. Bizereye Imana mu nyuguti ryari? Bizera Bibiliya, baranayemera, bemera n'abayivuze, ariko hari imirimo Bibiliya itari yabakoraho. Iyo bababwiye Yesu ibitangaza nta mwumva, kuko ntacyo aramukora. Iyo bamubwiye Yesu bohora utanga ibyishimo, nabwo nta mwumva neza nubwo yaba ari hano, kubera ko abigira rimwe na rimwe iyo yibagiwe. Ariko ndashaka kuvuga kuri izi mbaraga zibohora. Imana irashaka gukora operasiyo kukubohora ititaye imyaka umaze mu rusengero, ahubwo yitaye kuyemereye kugiye kubohoka. Twese tuvuge ngo amen. Ndagira ngo mbumve amen. Imana yavuze ngo si kera uyu munsi baboshye mu buryo buri indirect, batazi, bafite umugozi wo muri famiye ubakurura. Bafite imbaraga zibana nabo zibabaho, zitabemerera kugira aho barenga, zitabemerera kugira urwego bageramo bizera, zitabemerera gukora ikintu ngo kibe cyiza. Bashaka gukora icyiza, ikibi kikabatanga imbere, bakisanga bavuze nabi,
bakisanga mu ntonganya, bakisanga nibo bazimuye, bakisanga Satani akabambika ikintu cy'icyangiro, ntibarakira ADN y'ubumana ngo bakire kubohoka nk'abo Yesu yabyaye. Ariko muri iri teraniro ngufitiye amakuru yuko Yesu yakubohoka. Kubera iki? Navuze ngo Pawulo yarabohotse agera ku rwego abona iby'isi nk'ibibambwe, nawe ubwe yabireba akamera nk'ubambwe imbere yabyo. Ariko uyu munsi niba bakinyeganyiza icupa rya byera ukumva warikumbura, ukarangara, ntabwo urabohoka. Kandi Satani yazanye imigozi arayidesantraliza kugira ngo ahindure ubwenge bwanyu, abufate mube muza mu rusengero ariko abafite. Ubu umuntu wese umaje ati umukiranutsi ati zana telefone zawe hariya mu biro muzijyane zose tuzazisaka, twazisangamo amaporono n'andi y'ibindi bintu by'ibipfuye amaso. Ugasanga hari abantu babireba, ugasanga hari abantu babyamitse. Ariko uyu munsi Imana yanyemeye kuba imbata y'ikintu, ntabwo bitinya ijipe wicaramo, nta nubwo dayimoni itinya inzu utahamo, ntinatinya titire. Mbibutse ko bita Hamani yari generali wambara imyenda ya gikomando y'igihugu cyabo agashyiraho inuza, ariko wamureba mu myenda ukabona na afande, ariko imbere yari arwaye ikintu bita ibibembe. Yajya imbere y'abakomando be bagatera amasari. Hari abantu tubona hano twubaha, ayo makuru yari ayaziranyeho n'umugore nk'ingeso iba mu rugo. Umugore yakiriye niwe wari uzi wenyine ko afite ibibembe, keretse umwana w'umunyagano weretswe aza kwerekwa, bibwira madamu. Ariko shimire n'uyu mudamu muka generali, ubundi umuntu w'umukobwa aramutse akubwiye ngo umugabo wawe afite ikibembe ku itako, hari we zakamwe yo zitahanye, wavuga ibyo byo kumuvuga ngo yareretswe ntabwo byaba ari nona. Wowe umenya ko afite ikibembe ku itako, umwahuriye. Ariko uyu mudamu amakimbirane yari afite yarabyumvise. Ariko umukobwa aramubwira ati ariko mu Isirayeli dufite Imana yamukiza. Nubwo mbona hano ciriritse ndi umunyagano, ariko nibisobanura ko nafite Imana. Ati rero dufite Imana mu Isirayeli, namurangira umuti. Umudamu arabyumva, aramubwira ati wa mwana waje hano yarebye yabibonye, avuga ko hari Imana. Afande agiye kwivuza, ubwo reka nere kugenda mu ntuza, yasabye ko amescoti yashobora gushyirwa kure, wenda akabimenya naho nawe n'umuganga ari we Elisa. Elisa aramubwira ati ariko twebwe ntabwo tuvura dutyo. Iyo tugiye gukora operasiyo ni ubusanzwe n'abaganga barimo hano, ntabwo wajyayo wambaye karuvati. Hari umuntu wari wajya muri operasiyo yambaye karuvati? Ati twebwe uremera uko tukuvura, uramanuka ugende ku kidendezi, kandi baguherekeje mujyane, kandi ntubikora nijoro, urabikora ku manywa. Arambwira ati ibyo byo kuvura gutyo asumbwira akaba ari jyenyine, ariko niba abantu bari buze kumenya uko nari isanzwe meze. Ndabizi ko hari abantu banga kwivuza kuri Yesu kuko bibasaba inzira. Hari utuvuriro tutemewe muri iki gihe tuburembyarembyaho ibiganza.
reka tuvuge ko ivuriro ari isengero. Hari n'izindi sengero zizi kurembera ibyo biganza kabwira ngo uzajya mu ijuru. Ariko uko Yesu avura bigusaba ko wihana ukambura. Ni kooperasiyo ya Yesu ayikora. Ubu nubwo twabigize icyubahiro mu gapfuka mukagira ari kooperasiyo y'ubumana. Nuko icyo wibye ugisubiza, nuko uwo wavuze umusaba imbabazi, nuko uwo wambuye umwishyura, wabura ubwishyu ukamubwira ati mbabarira. Naho bya bindi byo kubihereza mu gisirimba ukabyina ukumva birarangiye, ni ukwiganira, ni ukwikina, ijuru uzaryumva mu matangazo. Kandi ikindi kizakugora ni ukuba waribeshye ijuru ukavunika bingana biti bikarangira utagiye. Kwishushanya ni ikintu gihenda. Kwigira utari we ni ikintu gihenda. Mbaganirije ibi kuko muri abantu banjye bo kwifisha. Ubundi ari abandi nabwira nijuru murariboneje mu gitondo rikabakaberera hafi yawe. Kuko ndabizi ko ntabwo rikingurwa n'amagambo nakubwiye. Rikingurwa n'ibyo wakoze. Ndifuza ko umuntu Imana itazakumbaza kandi twaratindanye. Urashaka kujya mu ijuru cyangwa ntujyayo? Abagiye muvuge ngo amen. Kubera iki umuntu ashobora kuba akiboshye ariko asenga? Kubera iki umuntu ashobora kugira urwangano akarugendana akarumarana umwaka? Kubera iki umuntu ashobora kutagira uwo asuhuza? Kubera iki ashobora kuba aba mu rusengero afite uwo atemera? Kwemera umuntu ni uburenganzira bwawe, ariko ntakwiriye kuba imbata mu mutima ngo wumve ko bikubereye umutwaro. Navuze yuko nuwamemukira hirya yaha cyangwa ahandi sinemerewe kumuhari ifuti ngo ngende mugerane mu mashuka yarare matara yaguze, yaramenze we. Uzikora igihe umuntu mutwara mu mutwe ukamujyana mu ikuvurora akinjira akaba muri etaje yawe ataragufashije kuyubaka, ukajya uhora utekereza ukumvuramo uramufite, wajya kurya ukamubona ku meza aragera ku meza ibyo biryo yabihaye. Ahagera ati umuntu yanga ko gutahira ubukwe ubigira amakimbirane kugeza ubwo byara kabiri ngo ntiyaje, yazaga se kugira ni wese wakurongoraga. Ubwo wari wagiye wemeye ko mwari muri kumwe aba ariko abantu bazi kugira ibintu intambara. Bibiliya ivuga ko abantu benshi bakunda kwishakira ibintu bibaremerera, ukabaho utabohotse, ukabaho ugenda uraramye ngo umujinya utameneka, ngo umwereke ko warakaye. Urakara se uzamugirira ibintu leta itagushyigikiyemo, Imana ntigushyigikiremo. Ibi bintu birakuremerera iki? Wakwicaye ukabohoka. Haleluya torero. Twese haleluya. Imana ni kubohore. Muri byaravuze ngo uzazuca uwo mugozi, uzabumbasha umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko ngukorera. Aravuga ngo urandinde mwami Yesu, ntunganyiriza imigambi mu gihe hagize icyaza kigashaka kunesha inzira yawe. Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, ndakwaturaho kubohoka mu izina rya Yesu.
Bibiliya yavuze ngo nubohoka Imana ikubohore igukureho ikintu bita imigozi yariyo yose. Imigozi yatuma Satani akwiyegereza vuba bishoboka. Nta kintu kiryoha nko kwishima ariko bikurimo. Nta kintu kiryoha nko kubaho nta muntu mufitanye amakimbirane. Nta kintu kiryoha nko kwibagirwa uwaguhemukiye ugakomeza imishinga yawe. Hari abantu badatera imbere kubera impamvu zabo. Umwanya munini bagumara batekereza babahemukiye. Niyo mpamvu ntashobora kugushyira mu kazi kanjye ka buri munsi kuko uranderanja pe. Wamemukiye sishobora kugushyira mu kazi kanjye ka buri munsi kuko umuntu iyo yaguhemukiye akubuza akazi, wajya gukora akazi ukumva urimo uratekereza uko uzisobanura imbere ye, ukumva urimo uratekereza uko wamugenza ngo umwiture ko yaguhemukiye. Ibyo bikubuza rero kuva ku rwego ngo ujye ku rundi. Uzi ko numva ashaka kukwatiraho umwuka wo kubohoka kugeza ku rwego ugira ibyishimo ukabyibuha utariye. Wabyizera ukabyakira ukabyibuha utariye. Ntabwo reka nkubwire kugeza uyu munsi minisiteri ntiratangaza icyorezo cy'indwara zo mu mutwe zitera abantu umutwe cyaba cyaradutse ngo tukirinde. Ariko abantu benshi barwaye umutwe kubera abantu bikoreye, kubera do wamuteretse motu nawe kandi agira ibiro byinshi akakuremerera ukacya warwaye umutwe ukajya uhora utwara umutwe wamwihoreye ko. Hari umukobwa iwacu aho mvuka yigeze ajya kwiyahura muri Rukarara ngo baramuvuze, ngo bavuze ko atwite. Buriya hari abantu bifuza urupfu ko batari bahura narwo. Aragenda ajyamo, iri iwacu y'uruzi rwuzuye ukarujyamo rushobora kuguha amahirwe yo kukwica cyangwa ntirukwice. Ajyamo ariyaho, uruzi rumukubitamo hasi kabiri gatatu, ubwa gatatu ruramurekura rumuta ku nkombe. Ntabwo yasubiyemo, yaravuze ati ndagenda bazamvuke. Burabujya wikinisha ugira gutyo ngo ibi ndashaka ko wikuraho umugozi. Nabonye byinshi nubwo ntari umusaza wa cyane ariko ndakuze burya sindi umwana. Nabonye undi mugabo wiyahuye kubera umugore, nawe ajya mu mugozi hari saa sita z'amanywa. Umugozi uracika, ucitse ntiyawusubiyemo, yasohotse yiruka. Aravuga kugira ngo subiramo nzamureka ananire. Ibyo bintu byo guhora wowe wibyimbisha ntacyo uzamutwara. Kwigira umuntu w'umurakare, kugira umuntu wabyimbye, kugira umuntu wigizashwe, kugira umuntu uremereye, ukigira umuntu ukomeye. Hari abantu bakomera rero batanakomeye akaremera kugeza ubwo nakaritsiye ibimenye. Kandi njya nkunda kubivuga, ntabwo urakomera wowe uko ubitekereza nturakomera. Ndaguha impamvu ebyiri zikwereka ko utari wakomera. Nuko iyo ugeze hano tutabimenya, ariko hano hari umuntu ukomeye ushobora kuhagera tukamenya kwaje. Ubwo rero wowe ushaka kubitubwira ko ukomeye ntabyo ufite.
kubohoka bizanira amahoro umuntu ubikorewe, ariko kandi Imana mukorana ikiganiro kigutuma ubihitamo ukabyemera, ukabohoka ku cyaha, ukabohoka ku busambanyi, ukabohoka ku bujura, ukabohoka ku ishyari, ukabohoka ku rwangano. Yewe niyo Imana itaguha ijuru no ku isi wabaho neza. Hari imigozi abantu bizaniye kandi yo gukururana, ukanga umuntu mudahuza isamba muhuriya, ariko ugahita umushyira mu gafuka k'urwango. Noneho rero bakaba abantu 40 mubana muri groupe, ntashatse kuvuga kubera umutekano wanjye, mushobora kuba mu groupe zaho mukorera gutya, abantu bagira amakrab bagenda babamo atandukanye, ariko ugenda ushyiramo abanza, ariko nawe ufite imbaraga. Reba ahantu wahereye, aho wize, aho wasengeye, aho ugize gutugenda ushyiramo abantu ngo uyu muntu ntiyakoze ibi. Ndagira ngo mbabwire, kugira ngo mujye mu ijuru nuko mwiyaka ibintu bibaremerera, mukakira umwuka wo kubohoka. Imana irashaka kukubohora ku kintu icyo ari cyo cyose, ikakwinjiza mu mugambi wayo, ukaba umwana w'Imana wanyawe, ukaba umuntu mushya, ukagenda nta bintu ahubwo, kuko biriya uzi ukuntu Yesu Bibiliya ivuga, iravuga ngo nta wundi muza uretse kurinda icyo mufite gusa, kurinda agakiza mwahawe kandi mukagahabwa rimwe. Ndabifuriza kubohoka mu izina rya Yesu. Mwakwakiriye kubohoka twese, haleluya. Ukumva urabohotse niba hari ikintu cyumva. Kubohoka bizanira umuntu gusinzira neza, agacya mu maso atarisiga. Njyewe ugize umugisha tugahura ugiye kwiyahura cyangwa ugiye gusenya urugo, ntiwaba ukigiye keretse nafite umwanya. Ukuri kw'Imana, nzi abantu benshi ibintu byari byatondoretse, twahura twaganira. Hari uwo twigeze kugira, yari amaze nk'amezi 9 yubatse, ngo abona ibintu ngo sinabyihanganira, arasanga mwarati ndashaka kugira gute. Ndicara ndamwumva, ati ibintu ari nkawe wabyihanganira? Ndabanza ndamwumva, ndabwira ariko naho wari amabuye. Ati niyo mpamvu rero nta gisibye, ejo mutazagira ngo. Ndabanza ndamwumva, ndangije ndamubwira, se muri iki kibazo cyawe reka dushaka umuntu duhima. Nugenda urumva uri bubuhe imyenda ngo nugenda uri bwumve uri bubuhe imyenda. Ko ntago numvise neza. Ndongera ndamubaza, intese igihe wajyaga gushaka, aba wibuka batashaka ko ushaka ni bangahe? Ati yo ni ishyano ryose. Intuzi ikintu ugiye gukora, bose muzajya muhura bavuga ko bari barabivuze yuko udashoboka. Nibamara kumenya ko wagiye, barakoma amashyi, banavuga ati ariko na kera na kare ngo ye, ati ubwo ushatse kumbwira ko nahaguma kubera izi mpamvu izi n'izi. Ndaje ndamubwira seretse ko ari uko ibyo wabimenye, ibyawe aramutse abimenye, ngo none se ngo ugiye nari ntarakiza.
wari utarakizwa. Intuzi ko iyo bagiye kubatanya mu rukiko bakora akantu keza cyane, baravuga ngo kubw'amakosa yabo bombi. Ntabwo bajya bavuga ngo yaratsinze ngo uyu nguyu natsinzwe, bavuga ngo kubw'amakosa ya bombi urukiko rwemeje ko. Tuganiriye arabyumva, ariko byarangiye mubujije, ndamubwira nta kintu kibaho, abantu bose utekereza burya ni abanyabyaha bamwe, ahubwo abantu aho batandukanira n'uburyo bakora ibyaha byabo. Hari ababikora bikamenyekana, hari n'abandi. Ubu mwiri teraniro mwese muri abatagatifu kubera ko muzi kubihisha, muzi kubihisha ukuntu muza ku cyumweru mwabihisha. Ariko buri muntu bagiye bamenya iki, bakamenya iki, basanga atari yaboho. Inzira ya mbere yo kubohoka ntabwo wikumva Yesu nk'umuntu wakoze ibintu ahashize. Biragoye gukorera Imana itaragukoramo. Saba Imana igukoremo akazi, umutima wawe uboho. Urazi kuririmbira abandi indirimbo zikabakoramo akazi, wowe ubaririmbiye zitaragukoramo akazi. Urazi kubwiriza abandi utari wibwiriza. Urazi gusengera abandi utarisengera. Imana ya mu ijuru ni kubohore, ucike iyo migozi. Imana ikuvane mu bubata bw'icyaha icyo ari cyo cyose. Imana irashaka ko wakira ubuzima. Imana irashaka kuva kuri karande. Imana irashaka kuva mu bubata. Imana irashaka kubohoka ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, bitari ku rurimi, bitari mu idini, bitari hahandi, biri mu mutima nk'umuntu wabohotse. Ndagira ngo dusengane Imana kubera impamvu zikurikira. Imana ni kubohora. Iyo ushatse Imana urayibona. Nigeze umunsi mvino ashize iminsi, yari umuntu wasengaga, ariko yari afite umugabo ukorana n'izindi mbaraga. Ubwo buzima uwo mudama bubamo ribibanga ry'urugo. Hari igihe ugera ahantu ukavuga ati sinarunyanyagiza. Yari afite mwene wabo, bene wabo hano i Kigali, ariko we abayihuye. Asanga umugabo we ni wa muntu ukorana n'imyuka mibi. Yari afite inzoka iba mu rugo. Ariko umudamu aragenda akajya abihishira. Iyo nzoka iza kuba umugabo w'uwo mugore. Reka ku isi hariho abantu babi, buriya mubona mugira hariho abantu. Noneho arabiceceka, agera igihe akajya abigira, ntagira uwo yabibwira, no muri bene wabo ntagira uwo yabibwira. Ariko umunsi umwe aza gutomboka abibwira musaza we. Aramubwira ati ndaremerewe, bigeze ahantu noneho bindenze. Kandi yari amaze kubyara gatatu. Ariko bamwubwo buzima.
umusaza waza kumamagara ambwira ati Cyprien wafashije gutyo tukajya gusenga ukansengera, numva kusenga ukajya gusengera mushiki wanjye bemeze gutya na gutya, ndamwubaha. Yarumva n'abantu basa naho bafite babivuga ari kijyana, ashaka imodoka yamana umushoferi timujyane, najye mamagara aba nyamasengesho nka babiri bihuye, ntiduhurira aha n'aha tujye gusengera umuntu. Tujyayo, tugezeyo turasenga, twicara muri salo turasenga. Dusenze Imana imishurira icumu riri munsi y'igitanda, icumu. Kumbi ya nzoka, kumbi nijoro cya kindi cyabaga inzoka, ku manywa kikaba icumu risanzwe. Turagenda turagifata, ngifashe gihita gihinduka inzoka. Numva ndazengereye nenda kwikubita hasi, ndi kumwe n'umudiyakoni wo kwitaba turi gusenga. Njya gucika gusengera abantu mu ngo, nuko nzi ko mu rugo abantu bahagira ibintu byinshi. Ndasenga numva ndazengera, ariko ndakomeza ndasenga, n'abandi barakomeza barasenga, batangira no kusengera. Ndasenga. Umugabo w'urwo rugo yari yagiye muri Nyaruguru, ariko Imana ni umuhanga. Iyo yaje gukora ikintu Imana yakubohora. Hari abantu bararana n'ibintu tamenya iyo biva niyo. Hari abantu baboshywe n'ubwo basenga, kandi akaza akaba atatinyuka kubivuga. Cyacyuka turagifata turagisohora, ariko ndazengera mera nk'uri muri salo, ndakomeza ndazengera, duko turasenga, tukomeza dusenga, agatima kaza kugaruka. Ariko aho wa mugabo ari muri Nyaruguru, ahita yumva ku rugo rwatewe, ahamagara umugore we ati ni bande bantereye urugo. Hari abantu bakorana n'imyuka mibi ku rwego rukomeye. Abantu bakeneye kube hariho ndabizi ko hari abantu basambana batabyikoresha, ari imbaraga zibakoresha. Turasenga, wa mugabo yatsa imodoka araza, ageze ahantu bita mu Muyogoro. Imana ni umuhanga. Amapine abiri araturika yose. Abantu bazi mu Muyogoro, uvuye Nyaruguru, uvuye za Kibeho, Umuyogoro hasi uvuye harya umanutse hirya zaba amatyazo, ntago ushobora kubona depanage, hari hakirimo n'umuhanda w'itaka, ntiwabona moto, ntiwabona. Turasenga. Ndashaka kukubwira imbaraga zibohora. Ndashaka kukubwira ko muri iri teraniro wabohoka, ukajya ugenda umeze nka mine yigenza. Torero, haleluya! Imbaraga Yesu aracyakora, aracyafite imbaraga. Uyu munsi wakire kubohoka. Dusenze, ariko Imana iravuga ngo iki kiyoka ni mukice. Turagisenga, turasenga, ryacu umukoro ryahindutse inzoka rigenda rimanuka. Dukurikira duse. Yaba wenda yatara ari hano, kuko yabaye kwitaba, twabanye cyane kwitaba, nari kuhamubwira agahita wumva n'ibintu byabaye muri urwo rugo. Kiyoka kiramanuka no mu Rwasave kiragenda. Hashize nk'ukwezi gihindukira na wa mugabo. Uzi ukuntu umugabo yapfuye? Hari abantu batambye batamba abantu babo. Ntuzagira ngo abakire bose nuko bakora. Hari uvuga ati jewe uyu mugore wanjye nzamuga, cyangwa umwana wanjye wa kabiri uzamujyana, agahinduka debile. Uzi ipangu biri muri uyu mujyi umwe abantu babana bibe debile, usanga ati nkunda gutyo.
kandi kizakubwira uruhare rwabo ntuzamusanga bamuvuza. Hari ikintu bita abantu bakeneye kubohoka ku buryo bwose. Wa mudamu arabohoka, yinjira mu bihe byiza, arakizwa, ariko urumva byarangiye bikoze kuri wa muntu. Hari abantu barara nabi kandi base. Hari abantu barota nabi kandi base. Hari abantu ukeneye kubohoka. Hari abantu bakora ikintu nikibabere cyiza kandi base. Hari urwego ukeneye. Yesu aha misiya bigishwa yarabwiye ati nimugende kugira ngo Yesu ye niba imbaraga yabashyizemo zirimo ngo baza kugera hano basanga hari umuntu ufite abadayimoni b'inkazi. Baramubwira ati twakoze misiyo yose ariko ababo batunaniye. Arangira arabwira ngo mwene uwo ntabwo akurwamo n'iki keretse kwiyiriza ubusa no gusenga. Kubera ko watakaje amasengesho uzagomeza kuba imbata y'ikintu icyo ari cyo. Ndashaka kugusengera ubohoke. Ko numva Imana yampaye ubutumwa bwo gusengera kugira ngo ubohoke. Uzi ko hari abantu batongana badafite icyo bapfuye. Uzi ko hari abantu mu muryango bagira urupfu rumwe. Harimo Isaka azira umutima, umukobwa akazira umutima, nyina wabo akazira umutima, gutyo bikaba ishe. Wanyemerera izo karande tukazica. Uzi ko hari umuntu yisanga yagize abagore babiri ariko atari uko yabishaka. Ukisanga wagize abagabo babiri nawe atari uko wabishaka. Kandi iyo karande yawe ugashaka kuyuba mbafitiye umugabo nibwo buryo gutese. Wanyemerera ukabohoka. Yesu iyaje kukubohora akubwira ngo urabishaka. Iyo uvuze kubishaka nibwo abikora. Iyo uvuze kutabishaka arakurenga ugategereza. Urashaka kubohoka, Imana ikubohora ngo yiza arizo zose. Izuzi nizo utazi. Urashaka gukurwa mwako kagereza. Urashaka kwakira impinduka mu buzima ukavuga ati njyewe ndumva shaka kwakira impinduka. Iyi Imana yaje kubohora. Irabohora. Abantu bakakira Imana irashaka kubabohora. Waba umushyitsi cyangwa umusangwa, yaba ari udukurikiye online, ndagira ngo ntanga itangazo ryo kubohoka. Yesu mu bintu birindwi byamuzanye harimo n'itangazo yavuze ngo kubwira imbohe ko ziboho uwo mwanya zikabohoka. Imana yashaka kugira ngo itange umudendezo. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Akira kubohoka. Hari abantu bagira umwuka w'ubuzererezi n'umwuka w'umuhuherano n'umwuka wa zakarande uba ku bantu ibiki byose ariko turagira ngo tubohore ikirere cyabo. Abo twavuganye kare nababwiye muri Yeriko umuvumo wahamaze imyaka 500 mu kirere cyabo. Uturutse kurinde, uturutse kuri Yosuwa. Yosuwa yavumye Yeriko bimara imyaka 500. Eliya araza arahakorera. Uwamenye uwo muvumo ni Elisa wari umaze kugira imigabane 2. Ababyeyi baramubwira ati ibintu biba kuri uyu musozi no kuri uyu mudugudu. Abakobwa baho batinda gushaka. Urugero n'umudugudu ariko wo muri
Isirayeli. Abahungu baho bararambagiza ariko umuziro ni ukubona ashyingirwa. Atariko buri kagoroba bagenda banyura hanga ati twayobewe ikibazo. Ati abadamu baho ubyaye kenshi ni kabiri. Atagahita yivumbura. Bwacya mu gitondo ngo urugo ruvuyemo. Bafata umuhanuzi aramubwira ati dufite ikibazo. N'amatungo yaho iyabyaye araramburura. Iyo duhinze nawe. N'abagabo baho barakora bakabira ibyo ariko ntawe ukira. Elisa arababaza ati icyo kibazo kiri ku isoko, nimunyereke isoko y'aya mazi. Ngo baramujyana bamugeza ku isoko y'ayo mazi. Ngo afate ishami mu buhanuzi ryasobanuraga Kristo. Kristo ashobora kugarura uburyohe ku byari byaratakaje uburyohe. Ashobora kugarura ubuzima ku cyari cyarabutakaje. Ashobora kugarura imibereho ku cyari cyarabuze imibereho. Ngo afate ishami arishyira muri ya mazi ku isoko neza. Hari karande zigukurikirana zituma utagira amahirwe ukagomeza uri umugaragu w'abantu. Tugiye kurambikamo ishami ry'isengesho. Turambikemo kwizera. Ubuzima bwawe buhinduke kuri izi tarike kuko Imana yavuze ngo none ndakubohora. Ubishaka avuge ngo amen. Uyu munsi wakire kubohora. Nahaguruka se tugasenga rero kuvuga ibintu byinshi. Uzi ko uyu munsi ni wizera hari indwara iri bukire. Yerekwa Mana. Ko numva Imana. Nuzagira ngo umuntu uboshye si umukristo. Yaranizeye wize ariko ibyo nibibuza. N'ubutanza babwira umuntu nzi wize cyane namusanze Bujumbura. Yarize ariko bakubwira icyo bita kwiga. Nagiye mwivuga butumwa ryaho sanga iwabo hari ahantu bita Imurambya. Baramuroze kutazigera atunga ifaranga na rimwe. Igihe nari ndiyo yarambwiraga ati nanjye nibaza ikintu cyatumye mbura amahirwe. Ahamagara abaminisitiri b'inaha ngaha nkuhamagara kuko barabanye Burundi. Yarize ku rwego rurenze ariko kubera ko uwo mwuka wari warafunze ntiyigeze abona akazi, nta numwe wigeze amutekereza. Turaho turi gusenga Imana irambwira ngo dore ahantu aboheye iwabo. Bari baramushyize mu isina y'urutoki igenda ibyariraho. Ubuzima yari arimo bwari ubuzima butabona na esasi yo gushyira mu modoka ngo tujye aho hantu. Umupasiteri wari unyujije ni umuntu ukomeye cyane kuko twagiye kumusura tujya kurya mugabo wahoze ari perezida w'u Burundi turasura ni umuntu warugize. Ariko umupasiteri anjyanayo turasenga niwe esasi tujyane Imurambya yayitanze. Aravuga ati abantu barababaje, bari bafite abana babiri ariko no kurya ari pari hazard. Tujyayo ibintu turabitaburura. Tubitaburuye Imana iravuga ati ndirahiye ndi Uwiteka nguhaye akazi kandi ndakubohoye. Ndi Uwiteka nkoze iki ahantu hakomeye. Genda shaka gusengera umuntu ushaka kubohoka. Simvuze ngo umunyabiyaha hari n'uboshywe n'icyaha ariko hari umuntu ugira karande ziwabo
zimubaho. Sinzi icyatumye uyu munsi biza, ariko niba ushaka kubohoka, hari abantu nzi batega zikavamo, hari abantu nzi batajya bagira amahirwe, abamushyira mu kazi bakamwirukana ejo nta makosa, ashyira gutya, tera intambwe uza hano ngusengere, kirava ntutinde, tambuka 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 tambuka, pfukame hano, muze. Ntabwo ibyo bivuga ko utari umukristo, bivuze ko uri, ariko isengesho ngiye kukwatura niri kubohora. Akira kubohoka, akira kubohoka. Kuki udatera imbere? Izi tarike uzandike, mupfukama aho ngani mushaka naha muhuzure. Iki cyumweru nitugikodesha, uwihuta ture agende. Mujye naha, bakozi b'Imana barambikaho ibiganza, muce naha ngaha. Ndashaka yuko naha ngaha hari plus. Ndashaka ko Imana ikubohora. Ndashaka ko wakira kubohoka gukomeye. Kuki ibyo ukora bitajya biba byiza? Kuki ari wowe uhora muri buriya buzima? Uyu munsi Imana iracakarande zari zikuriho. Uyu munsi iracagaguza imigozi iri ku buzima bwawe. Imana yavuze ati nubishaka ndakubohora, nubishaka ndakubohora. Turakwaturaho amaraso ya Yesu abohora abantu bari imbohe, abantu bari imbohe bakaba bazima. Ndashaka ko generation yawe ihinduka uhereye none, kuko uwo wizeye ahindura imibereho. Ihari ibintu Imana ishaka gukora, nubyizera urabyakira, nubyizera urabibona, nushaka upfukama ugeze. Ukwiriye kubohoka kandi ukanga agasuzuguro k'abadayimoni. Hari abantu bisanga barose nabi, hari abantu bisanga bakoze ibyaha, hari abantu Irembo Ryera TV.